Mana yacu, Mana nziza kandi Mana ikomeye, turagushimye kuri ukwizerwa, dushimye imbaraga zawe zidasanzwe, tugushimiye kuntu dukunda kandi twitaho, tugushimiye umwanya mwiza wongeye kuduhereza, ngwino ubane natwe kandi tuganirize iri jambo mwa Imana yacu ribashe kugira benshi rihindura, ribashe mwa Imana yacu kugira benshi ryemeza kandi benshi Kristo bakugarukire. Ni mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera asabye nashidikanya. Amen. Murakoze tuyoganira ijambo ry'Imana. Mazina yanjye nitwa Kagabo Steven. Tuyoganira ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere igice cya 5 uhereye ku murongo wa 4. Haravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ku murongo wa 5 haravuga ngo ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ijambo ryiza ngira ngo tuganire muri uyu mwanya ritubwiye ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose ngo kinesha iby'isi. Murongo wa 5 hatubwiye ngo ninde unesha iby'isi ngo keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Muri iki gihe cyangwa se mu bihe turimo, mu by'ukuri ni ibihe bisa naho turi mu bihe by'indunduro cyangwa se mu bihe by'imeruka. Ko by'akarusho ngo icyabyawe n'Imana nicyo kinesha iby'isi. Kubyarwa n'Imana nta kindi. Ni handi ku murongo wa 5 navuze ngo unesha iby'isi ngo keretse wa undi wizera Yesu Kristo yuko ngo ari umwana w'Imana. Icyambere, wowe kwizera ko Yesu ari umwana w'Imana, already wanesheje iby'isi. Isi tunesha ni ibi. Isi ni ibi. Naguhereza urugero. Umuntu ashaka kugwa mu cyaha, ashaka kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ashaka kugwa mu cyaha cy'ubujura, ashaka kugwa mu cyaha runaka cyaricyo cyose. Ariko igihe kwitwa ngo wanesheje iby'isi ni igihe wemereye Kristo ka mu buzima bwawe. Avandimwe rero bene data, ndagira ngo tuganire muri iri jambo. Kunesha iby'isi bidusaba ikindi kiguzi kidasanzwe. Kwitwa ko wabyawe n'Imana bidusaba ikindi kintu kidasanzwe. Nta kindi, nuko wizeye Kristo deja ukemera ko ari umwana w'Imana. Hari abantu benshi cyangwa se ushobora kuba nkurikiye cyangwa se n'abandi tuzi batandukanye batari bizera Imana, batazi Kristo, batazi Imana mu buzima bwabo, ariko bakwiye kumenya Imana. Icyo gihe nibamenye Imana, nta kintu na kimwe kizigera kibanesha. Ikigeragezo iyo kije uragitsinda, nta kindi kiguteye kugitsinda, nuko wizeye Kristo kandi Yesu akaba arimo akora mu buzima bwawe. Hari abantu batsindwa, hari abantu baterwa n'impamvu zitandukanye, hari abantu baterwa n'ibigeragezo bikabajugunyiyo, bikabagusha cyangwa se bagaherana nabyo, nuko batari bakira Kristo, nuko batari bemera Yesu kayobora ubuzima bwabo. Ariko nshuti mwene data, igihe wabashije kwemera cyangwa se wamenye ko kumenya Yesu Kristo abyumara ku buzima bwawe, icyo gihe utangira gutsinda iby'isi. Nta kindi kidushoboje kunesha iby'isi, nta kindi kiduhereza kunesha ibidutera, imyambi Satana duteza, ibintu byose bishobora kutugwira muri isi. Kuko turi muri isi, Paulo yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara. Icyo gihe kugira ngo tuneshe izo ntambara cyangwa tuneshe ibyo bintu byose, kugira ngo byike ko twabinesheje, nuko dufite Kristo muri twebwe. Twibuke ko nta kindi kibudushoboza nanone, nuko dufite Mwuka Wera muri twebwe. Ushaka kuba uriho mu buzima bwa none ubona ibigutera bigutsinda, cyangwa se nta rugamba na rumwe wigobotora, ushaka kuba nta kintu na kimwe urimo utsinda, byose bikaza bikakuzenye cyangwa se bikakugezayo cyangwa se bigatuma final utsindwa. Ndagira ngo mwibiri banga rizatuma unesha icyo kintu, nta rindi, nuko wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Wamwizera bikakubera byo, wamwizera bya bindi byose bigutsinduzi, bya bindi byabaye akaramata ku buzima bwawe, bimwe byakugize imbata bituma udakiranuka nk'uko ubishaka nk'uko bikwiriye, nta kindi kizabigushoboza, ni Kristo wenyine. Numwizera bizagukundira, numwizera bizagushobokera. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya iri jambo ryumve kandi urigire ryawe. Nta kindi kizatuma unesha iby'isi, muvandimwe, umukobwa, umumama, umugabo, keretse wizera Yesu Kristo. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Twizere Kristo mu buzima bwacu, tumutumbire. Murakoze. Imana ibahereze umugisha. Amen.